Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Abanyamarawi bazajya mu matora y'umukuru w'igihugu muri iki cyumweru mu gihe igihugu gihanganye n'ubukene bukabije, inzara ndetse no kubura lisansi. Perezida Lazarus Chakwera w'imyaka 70 uhagarariye ishyaka Malawi Congress Party arashaka manda ya kabiri. Ahanganye na Peter Mutharika w'imyaka 85 wahoze ari perezida uhagarariye Democratic Progress Party. Bombi baherukaga guhatana mu mwaka wa 2019, ariko intsinzi ya Mutharika iseswa n'urukiko kubera uburiganya. Muri 2020 nibwo Chakwera yatorewe kuyobora igihugu. Ubu abaturage biteze kureba niba aya matora azagenda neza. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo ho umwami Misuzuru Kaswelethini uyobora umuryango mugari w'Abazuru yahamagariye umwarimu n'inzobere mu muco Profeseri Musa Zuru kuza bagahangana barwanisha inkoni nyuma yo kumva ko we n'ubwoko bwe bwasuzuguwe. Ibi yabivugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bateraniye ku ngoro ye nshya mu birori bya Reed Dance. Profeseri Zuru yagaragaje ko ayo magambo amuteye impungenge, atinya ko hari Abazuru bamugirira nabi. Irushanwa ry'isi ry'imikino ngororamubiri rirakomeje i Tokyo mu Buyapani. Kuri iki cyumweru mu gitondo habaye marato y'abagore yatangiye hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ubushyuhe bwari kuri °C 28. Tigist Asset wo muri Ethiopia na Peres Jepchirchir wo muri Kenya barushanyijwe kugeza ku murongo w'intsinzi nyuma y'urugendo rwa kilometero 41. Asset ufite agahigo k'isi niwe wabanje gusatira, ariko Jepchirchir amucaho atsinze mu masaha 2 iminota 24 amasegonda 43, amuhaye umwitangirizwa w'amasegonda 2 gusa. Uburusiya bwo bwatangaje ko bwarashe igisasu cya zircon cyihuta cyane mu nyanja ya Barents. Ni mu myitozo irimo gukorwa ku bufatanye n'ingabo za Belarusiya. Iyo myitozo izwi nka Zapad yatangiye ku itariki ya 12 z'ukwa 9 igamije kongera imbaraga mu mikoranire y'ingabo mu gihe haba igitero kibasiye kimwe muri ibyo bihugu. Naho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje ku bwiganze imyanzuro isaba intambwe zifatika zifite igihe ntarengwa kandi zidahinduka zigamije gukemura ikibazo cya Israel na Palestina hifashishijwe igisubizo cy'ibihugu bibiri. Iyi nyandiko ni umwanzuro w'inama yabereye ku cyicaro cya Loni muri Nyakanga iteguwe na Arabia Saudite n'Ubufaransa. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ntibyitabiriye iyo nama. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umusore w'imyaka 22 witwa Taylor Robinson wigaga mu ishuri ry'imyuga muri Leta ya Utah afunzwe akekwaho kwica impirimbanyi y'uburenganzira bwa politiki Charlie Kirk. Guverineri Spencer Cox yavuze ko Robinson yatawe muri yombi nyuma y'uko umuryango we batanze amakuru ko yiyemereye icyaha. Biteganyijwe ko azashyikirizwa ubutabera muri iki cyumweru. Urakoze Temistokle Mutijima. Nabibageraga mu ngingo nkuru, abanyamategeko baravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bw'urwego rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha bwo kohereza Felicien Kabuga mu Rwanda budakurikije amategeko. Serge Bramert yasabye abacamanza b'urwo rwego kwemeza ko Kabuga y'imyaka 90 utarashoboye kuburana kubera uburwayi n'intege nke yakoherezwa mu Rwanda, igihugu kimwe rukumbi cyemeye kumwakira. Ku murongo wa telefone i Buruseli mu Bubiligi ndi kumwe n'umunyamategeko Innocent Twagiramungu. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Ndagushimiye Venus, nshimiye Imana kuba ntumiye kuri radio n'abashuhuje abatwumva bose hirya no hino ku isi. None rero icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kohereza Felicien Kabuga mu Rwanda, mwebwe nk'abanyamategeko mugifata gute, mwacyakiriye mute? Kucyakira kuri twebwe nagahoma munwa kuko ntabwo twumva ubushinjacyaha aho bushingira, kubera ko bwirengagiza cyane ukuntu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda rwagiyeho n'amategeko arugenga n'impamvu ki umuntu kanaka uyu n'uyu ashyikirizwa urukiko kugira ngo ashyikirizwe igihugu runaka. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri Kabuga nk'uko bamwe bavuga ko afite uruhare runini muri jenoside yabaye, urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rukaba rwo rwemeje ko arirwo rugomba kumukurikirana. Ntibyumvikana ko muri iki gihe afite imyaka 90 abaganga bemeza ko adashobora no kuba yakomeza gukurikirana by'urubanza rwe, aho kugira ngo nyine urwo rukiko ko rufite imbaraga zikomeye ariko by'imitungo
ari n'ububasha ari n'ubwenge bwose busabwa n'umuryango w'abibumbye. Ariyo mpamvu bashyize urwo rukiko kugira ngo rukore akazi karwo. Ntibyumvikana ukuntu ubushinjacyaha yatekereza gufata icyemezo kimeze nk'icya politiki cyo gusaba urukiko ko rwamujyana mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko atagambiriye gutanga ubutabera cyangwa se kugira ngo ukuri kugere imbere cyane, ahubwo ko ari nk'ikintu nakwita sembolike, ni ukuvuga kugira ngo agire ikintu aho u Rwanda avuga ati umuntu niba azapfira iwanyu, nibaza ko atibaza ko hari ubutabera akavuga ashobora kubona mu Rwanda uko ameze, niyo yaba kandi atameze kuri, ariko uko ameze ko byongeraho kuba hatagombye gufatwa icyemezo cyo kumujyana mu Rwanda. Bataramujyanagayo ari muzima, afite imbaraga zo kuba yasobanura ibyo aregwa. Biratangaje kubona muri iki gihe ariho bavuga ko bashobora kumwoherezayo, mu gihe ahubwo bagombye kureba uko bamufasha agasaza neza nk'uko ubuzima bwe bumeze muri iki gihe. Ariko se u Rwanda rwifuje kumwakira, rwifuje kumuburanisha? U Rwanda kuva na kera abanyarwanda bose baburanishijwe mu rukiko mpuzamahanga rwifuje kuba arirwo rwaburanisha. Murabizi ko bajya gushyiraho na rwa rukiko habaye gutana amagambo cyane. U Rwanda murabyibuka muri 1994 rusaba umuryango w'abibumbye ko arirwo rugomba kuburanisha abagomba gukurikiranwa, ndetse udashaka ko banara urukiko rwajyaho mpuzamahanga. Birumvikana rero ko nubwo rutabashije kugera ku ntego yarwo, urukiko rukajyaho, ntabwo rwigeze rwumva ko ari byo byiza. Ni ukuvuga rero ko mu gihe hagiyeho gahunda yo kugira ngo urukiko rusoze imirimo yarwo, u Rwanda rwifuje no guhita rwafata amadosiye yose yari asigaye, ariko nabwo umuryango w'abibumbye warabyanze. Urabona ko abo bantu batabona ubutabera, nubwo mu Rwanda bari bakwiye igihano cyo kwica, ndetse bagerageza no gushyiraho ingereko zihariye zikurikirana ibyaha mpuzamahanga mu bucamanza bw'u Rwanda. Ntabwo byatumye umuryango w'abibumbye wemera ko abantu bakurikiranwe ibyaha bikomeye cyane bagira ubutabera mu Rwanda. Rwemeje rero ko hajyaho ruba rugereko ruburanisha ibisigarizwa abantu basigaye bataraburanwa mu rukiko mpuzamahanga. Ni ukuvuga rero ko kuba icyo cyemezo cyarafashwe gishimangira cyane ko ari Kabuga ari n'abandi urwo rugereko rugomba kuzabanisha mu gihe rukiriho batagombye kujyanwa mu Rwanda. Kuri Kabuga rero ho birihariye bitewe n'imyaka afite, ndetse bitewe n'ubuzima bwe aho bugeze. Muzi ko abaganga bemeza ko atashobora no kuburana, ku buryo ko mujyana mu Rwanda biteje ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bwe, uretse n'icyo kuba yabona ubutabera busanzwe. Ariko niba nibuka neza, igihe uru rukiko rw'Irahe rwavugaga ko rutakibashije kumuburanisha kubera imiterere y'ubuzima bwe, kubera ko ashaje n'uburwayi bwe budatuma ashobora gukurikirana urubanza ngo yiburanire uko bikwiye, rwavuze yuko naramuka abonye igihugu kimwakira ashobora kukijyamo, akava muri gereza y'Irahe akajya muri icyo gihugu kimwakira. Ibyo biracyariho cyangwa se byarahindutse? Nibyo koko, hashize imyaka 2, ni ukuvuga mu 2023 niho urukiko rwafashe uwo mwanzuro rugendeye kuri za raporo z'abaganga. Kuva icyo gihe rero umuryango we wagerageje gushakisha ibihugu byamwakira, birumvikana cyane cyane Ubufaransa dukurikije amakuru atugeraho, ariko kugeza ubu ngubu nta gihugu nyine cyemeye kumufata. Bikaba bigaragara rero ko gahunda n'ubundi yari iriho mu bihugu byinshi by'umuryango mpuzamahanga yo kutakira abantu bakandagiye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha by'u Rwanda, isa nkaho ikiriho. Bikaba mu by'ukuri ari agahomamunwa. Muzi ko hari abantu benshi bagizwe abere
na rwa rukiko ariko batigeze bemererwa no kuba bajya mu miryango yabo iri mu bihugu by'uburayi cyangwa se na za Amerika na za Canada. Hari n'abandi barangije ibihano byabo batigeze bemererwa kuba bajya kuba mu miryango yabo iri muri iyo migabane y'isi. Bikaba rero mu by'ukuri ari nko kuba atishimiye ibyemezo urukiko bishyiriyeho rwagiye rufata rwo kugira bamwe abere cyangwa se gukatirwa imyaka ituma bashobora kutazapfira mu buroko. Nkaba rero mbona aribyo bikomeje no kuri Kabuga. Ntibyumvikana ukuntu urukiko rwafata umwanzuro ko ashobora kurekurwa akajya hanze akivuza agakomeza ubuzima bwe kugeza igihe Imana izamuhamagarira, ariko hakaba nta gihugu na kimwe cyamufata. Ntabwo rero bituma umushinjacyaha yafata icyemezo, ubwo ni ubushake bwe, urukiko ruzayifataho umwanzuro. Ntabwo bikwiye ko umushinjacyaha yarenga ku mpamvu nyamukuru zatumye ashyikirizwa urwo rukiko, ashyikirizwa umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye, ngo avuga ati noneho dushobora kumushyikiriza aho twabonaga afite ibibazo, kandi bikigaragara ko mu by'ukuri nta butabera bufatika yabasha kuhabonera bitewe n'uko ameze, bitewe kandi n'ibibazo n'ibyo aregwa uko biteye. Maître Innocent Twagiramungu, umunyamategeko, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo Agasaro Kaburaga. Ndagushimye Venuste, kandi nshimye n'abatwumva hirya no hino. U Rwanda ruritegura kwakira irushanwa rikomeye ry'amagare ku rwego rw'isi. Iri rushanwa rizabera i Kigali mu gihe cy'iminsi 8 kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 Nzeri, rikazitabirwa n'ibihumbi by'abakinnyi b'amagare, amakipe y'ibihugu n'abafana baturutse hirya no hino ku isi. Bizaba ari ubwa mbere iri rushanwa ribereye muri Afurika kuva ryatangira mu mwaka w'1921. Umwanditsi w'ibitabo Joseph Ndwaniye ari Kigali mu Rwanda, aho azamurika igitabo cyitwa Les 1000 collines à coups de pédale, ugenekereje wakita kunyonga igare mu misozi igihumbi. Joseph Ndwaniye, ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane mushafiniste. None rero mbwira, iki gitabo cyawe cyaje gute, wagihuje ute no kugenda ku magare muri iyo misozi igihumbi y'u Rwanda? Yego, icyo kibazo ni cyiza kuko ubundi nandika jyenyine n'umwanditsi w'ibitabo byo bita roman. None iki gitabo rero ukuntu cyavutse, ni umuntu ushushanya, umupentre mu gifaransa w'umubirigi uzwi witwa Paul de Gobert, ndetse akaba yarashushanyije na metro imwe y'i Buruseli yitwa Van der Velde. Donc abantu baciye iyo nzira babona icyo gishushanyo kuri metero kare 800. Noneho tuza guhura ahantu mu birori byo kwerekana ibitabo tutaziranye, hashize imyaka 4. Arambwira ati rero, ati nkunda ibintu wandika, njya nkunda gusoma ibitabo byawe, ati kandi ngakunda n'igihugu cyawe cy'u Rwanda, ariko sindagerayo. Ati none waje tukajyana tukakizungurukana, njyewe nkajya nshushanya, noneho wowe ukagenda wandika uko ushaka kuri ayo mataburo nzaba nashushanyije. Nuko igitabo cyatangiye. Nuko rero ntiworose wabyukaga, dufata inzira bidatinze tujya mu Rwanda bwa mbere muri 21, dusubirayo muri 21, dusubirayo na 22, na 23, na 4. None ubu nibwo dusubiyeyo tugiye kwerekana igitabo cyavuye muri iyo collaboration yacu. Ariko ntabwo iby'igare ari byo yashushanyije gusa, twakoze no ku bindi byerekeranye n'u Rwanda, yaba umuco, yaba ibidukikije. Yashushanyije amataburo menshi, ariko kubera ko twese dukunda igare,
ku buryo nakomeje no gukunda igare ku buryo narigendaho mu Bubiligi aho mba. N'uwo rero umugabo twakoranye icyo gitabo nawe akunda igare cyane, yanarigenzeho kuva akiri umwana. Icyo gihe cyose mutegura icyo gitabo wambwiye yuko mwagiye mu Rwanda inshuro zirenga 3. Iyo mwagendaga mwajyaga he, mwashushanyaga iki, mwibandaga kuki? Ubundi ikintu uwo mugabo rero ushushanya ni umuntu ukunda ibidukikije cyane. Naho haba rwose ahantu hari aba mu biti, ubwo ni wa muntu wumva inyoni ivuza akavuga ati inyoni ni iyi ngiyi, ni wa muntu mutembera akavuga ati iki cyatsi cyitwa gutya, ni wa muntu ureba ukwezi hejuru akavuga ati ukwezi ko muri Afurika kuba kureba hejuru, uko mu Burayi kuba kureba hasi. Nk'ibyo bintu ngiye sinari narigeze mbyobserve. We rero ubwo yashakaga ko, kandi nanjye narabyifuzaga, kugira ngo mwereke ko abanyarwanda tuba mu mahanga tubi Buruseli atari twebwe mbese twerekana u Rwanda nyarwanda, ko agomba kugenda akegera abantu barubamo umunsi ku wundi, ku buryo twagiye tujya mu biturage tukaganira n'abaturage nabo, agashushanya akabashushanya mu byo bakora umunsi ku wundi. Noneho ndetse tukagenda no mu mujyi, mbese ahantu hose mu Rwanda twarahageze, haba mu maparike, haba ku biyaga, haba mu cyaro no mu mujyi rwagati. Mbese ugishaka azabakura hehe, muzakimurika hehe, gahunda yo kukiha Abanyarwanda n'abanyamahanga bazaba bari mu Rwanda iteye? Uko rero byifashe kuva ku itariki ya 19 z'ukwa 9 kugeza ku itariki 6 z'ukwa 10 hazaba exposition n'amataburo y'uwo mu artiste. Izi exposition izabera muri Institut Francophone y'i Kigali, iri hano mu mujyi wa Kigali. Hari kuri réseaux sociaux zacu ize n'izanjye mbese n'iza Institut Français, n'iz'umwediteur wacu witwa Histoire et Image wa hano i Kigali, ku buryo hariho adresse y'abantu kandi abantu bose baratumiwe. Kuri 19 niho hazaba inauguration y'iyo exposition, izakomeza kuzarinda shampiyona iba no kuzageza irangira kugeza kuri 6 z'ukwa 10. Kandi ubwo guhera kuri 21 kugeza kuri 28 tuzaba dufite stande aho abo banyamagare bazajya barangiriza, ku buryo tuzakira abantu bose bakaza tukaganira kuri icyo gitabo, n'abagishaka bagikunze bakakigura, ndetse n'abashaka n'amataburo bakunze bakaba bayagura. Uwo mupentere azaba hari akabasobanurira nawe n'uburyo akora ashushanya. Joseph Ndwaniye, umwanditsi w'ibitabo, tukaba tuvugana uri mu Rwanda aho waje kumurika igitabo cyawe uherutse kwandika Les 1000 collines à coups de pédale. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane rwose Venuste, biranshimishije cyane. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusore w'imyaka 22 witwa Taylor Robinson wishe impirimbanyi uburenganzira bwa politiki Charlie Kirk, biteganijwe ko azashyikirizwa ubutabera muri iki cyumweru. Robinson wigaga mu ishuri ry'imyuga muri Leta ya Utah yafashwe, ababyeyi be bamusabye kuyishyira mu maboko y'igipolisi. Uyu mwana warerewe mu muryango w'abakirisitu yakuye he imigirire y'ubugome? Yabitewe n'iki? Uwo yishe yamuhoye iki? Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamerika ufite inkomoko mu Rwanda, Joseph Sebarenzi, wigeze kuba perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Yego, urakoze Venuste. None mbere y'uko ikiganiro tukinjiramo mu mizi, urupfu rwa Charlie Kirk wowe warwakiriye ute? Narwakiriye n'umubabaro. Urumva umuntu w'umusore nk'uriya ukiri mutoya, wari ufite ibitekerezo wavuga muri rusange ko ari ibitekerezo byiza,
kubona rero yishwe akaba asize umugore n'utwana dutoya n'ibintu bibabaje nabyakiriye n'umubabaro mbega. Birumvikana uragira uti yari afite ibitekerezo byiza bamutesha ubuzima asiga umuryango, ariko hari bamwe basanga yakandamizaga abandi ku buryo bavuga bati nubwo bwose igihugu kiri mu mubabaro ntitwibagirwe ko hari n'abatasinziraga kubera ibitekerezo bye. Ibyo ni ukuri, burya nta muntu ugira ibitekerezo byiza, gusa hari igihe agira ibitekerezo bitari byiza abandi bantu badakunda, wenda utanavuga ngo ntabwo ari byiza, ariko abantu barushaho kumva kimwe. We rero nakubwira ko yari afite ibitekerezo bimwe na bimwe byiza n'ibindi wavuga ko bitari byiza. Ufite umwanya twabinyuramo bimwe na bimwe, ariko icyo umuntu yavuga ni uko yari afite abakunzi benshi akagira n'abanzi benshi, kandi burya niko bikunda kumera ku bantu b'ibihangange. None urebye wa mwanya wifuzaga ndawufite, reka rwose tubinyuremo. Uragira uti yari afite abakunzi benshi n'abanzi benshi kubera ubuhangange. Tubwire, duhere ku bamukundaga, bamukundiraga iki, niturangiza turebe abamwangaga icyo bamwangira. Abantu bamukunda ni abantu bundi bakunda ko abantu babyara badakuyemo inda, kandi uzi ko gukuramo inda ubu ngubu ni ibintu byogeye cyane muri Amerika. We rero yabirwanyaga. Ikindi bamukundiraga ni uko yamaganaga abantu baryamana bahuje ibitsina. Ibyo rero nabyo nyine bigira abantu babikunda benshi n'ababyanga benshi. Ikindi bamukundiraga ni uko yumvaga igihugu gikwiye kuyoborwa bishingiye ku iyobokamana rya Bibiliya. Ni ukuvuga igihugu kikayoborwa gishingiye ku mahame, gishingiye ku bitekerezo by'iyobokamana, Imana nyine nk'uko Imana yemerwa bivugwa muri Bibiliya. Ikindi bamukundiraga ni uko yumvaga abimukira baza muri Amerika ari benshi ku buryo bw'ikivunge, ko ibyo bintu atari byo. Yanangaga biriya bintu bavuga ko bya socialisme cyangwa se by'uko leta yivanga mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Mbega ni bimwe muri ibyo ngibyo wavuga ko babimukundaga. Bakanamukundira noneho ko yashyigikiraga Trump, akunda Trump cyane, yaramushyigikiye mu matora, ndetse bivugwa yuko yashoboye guhagurutsa urubyiruko mu buryo bukomeye, bituma gutsinda kwa Trump gushoboka. Wavuga mbega ko yabigizemo uruhare rukomeye, ndetse yari n'umuntu w'inshuti cyane ya visi perezida wa Amerika, nawe yaramushyigikiye cyane. Urumva rero kubera ibyo byose yari afite abantu benshi bamukunda. Uvuze yuko yari inshuti ikomeye ya perezida, ariko akaba n'inshuti ikomeye ya J.D. Vance, visi perezida. Byaragaragaye igihe yari ategerejwe i New York aho kugira ngo ajye muri iyo nama, ahubwo yahisemo kujya aho inshuti ye Charlie Clark yari yarasiwe muri leta ya Utah, ajya kwifatanya n'umuryango we. Umugore we mu ijambo yavuze bwa mbere kuri wa gatandatu avuga umugabo we, yavuze ati abamwishe bamenye yuko batishe ibitekerezo bye. Yakoresha ijambo abamwishe, ariko kugeza ubu bizwi neza yuko yishwe n'umuntu umwe, umwana w'umuhungu, kandi nawe warerewe mu muryango w'abantu bemera Imana b'abamorumo. Kuba yarishwe n'umuntu wagendaga ku matwara ya kirepubulikani, mbese basaga naho bahuje amatwara, aho ho muhasobanura gute, mubibona mute? Ibyo ni byiza uvuze. Uwamwishe ni umwana wakuriye mu muryango w'abakristo w'abantu bemera Imana, ni umuryango utora mu ba Republican, ukuvuga ni umuryango watoye Trump. Ibyo rero mu by'ukuri ubundi wakavuze ko bitakabaye. Ubundi ukurikije n'imvugo ya bamwe, bakumvise ko umuntu wishe
uriya Kirk ko yaba ari umudemokarate ariko ntabwo ari byo. Icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo hari abantu bakurira mu miryango y'abantu bemera ishyaka iri ariko abo bana bo ntibabigiye kuri urwo ruhande cyangwa se ntibanagire n'uruhande bajyaho, ariko bakumva banze ibitekerezo ibi n'ibi bikurikije amakuru bakunda gukurikirana kuri ziriya mbuga nkoranyambaga, bigatuma ibitekerezo byabo bisa naho bijya ahantu aha n'aha. We rero mu by'ukuri byagaragaraga ko ari umuntu wagiye akurikirana cyane abantu banga guriya Charlie Kirk, bituma mwanga bikomeye kugeza naho nyine afata icyemezo cyo kugira ngo amwice. Ariko icyagaragaye byibura wakwishimira ni uko ntabwo ari umuntu wakoreshejwe n'abanyapolitiki abanaba n'ishyaka iri kugeza ubu ngubu niko bigaragara, niko bimeze. Ibyo rero ni ikintu cyiza. Biragaragara rero ko ikibazo mu by'ukuri ahantu kiri ni aba bana bakiri batoya bakurikirana ibi biganiro kuri za YouTube, noneho bakaba bajya basanga amakuru mabi, inyigisho mbi zigatuma ingeso zabo ziba mbi. Ubu ngubu mu by'ukuri ibi bintu bya social media by'imbuga nkoranyambaga buri wese ashyiraho bishobora gutera ibibazo. Kera umuntu yakurikiranaga BBC, ugakurikirana Voice of America, ugakurikirana Radio Rwanda, ariko ubu ngubu umwana aragenda agashyiraho radiyo ye, agashyiraho televiziyo ye, akavuga icyo ashaka, ibyo yavuze byose bikagera kuri rubanda. Ugasanga rero bishobora kujya ku bana bakiri batoya bagikura, ubwonko bwabo bugikura, ugasanga bibahinduye abantu babi kandi bagombye kuba abantu beza. Aho rero ningira ngo niho hari ikibazo gikomeye. Joseph Sebarenzi wahoze uri perezida w'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze namwe. Ni hano dusoreje aya makuru kuri radio